gushyiramo ukuboko kujya melodaze kuko nubundi asanzwe ahembwa ku kwezi ariko bakagira bike bakavaringa aperiyo iragera irasaba ati byose mwabidukavaringiye niyo stage mukayitwubakira Primus irabihakana ati reka twese bije yarasohotse so ayo niyo makuru ahari yatumye Melody yanze twebwe aba sportif cyangwa se aba mupira tuzi ko Melody yanze kuza bijyanye nuko batamuhaye ibyo ashaka. Hari ababihuza nuko Bruce Melody ashaka kuba ari umufana wa Rayon Sport ako nakantu ka mbere. Hari ababihuza yuko Bruce Melody afite ikibazo cyuko yagabanyishije iyo operation ntayo nza ahubwo yitubwire inda ya Melody nanjye bunagenda bakankora surgery ngo ngiki inda ya Melody. Okay, amafaranga nagapera yabuze. Tuvugisha ukuri to be honest ape ntabwo ari $5,000 by'idolari buretse ni $5,000 n'ibihumbi 10 Melody apere yabimuha kugira ashimisha abantu niyo stage kubakwa abari bafite sound nibari gushyiraho stage hariya ntabwo byari gusaba amasaha 2 no kuzana na track ifite stage ntibyari kubananira kuko aba n'abantu basanzwe bategura ama event ahubwo Bruce Melody arwaye iki apana utangiye kuzana ibintu ntumwe ngo Melody ntago twamubuze kuri stage kubera ko mwamubuze subundi mwamubuze bamushize kuri affiche mbere kuki mbere yego kubera iki byagize kuwa gatanu kuwa gatandatu ari abanje match ya Rayon Sport na Kiyovu nibwo byavuzwe ko Bruce Melody atari bugire gute atari buririmbi kandi abimaranye iki iminsi irenga 3 bivuze ngo ya minsi 3 yarabimaranye ubundi ikiganira n'umu artist hano mu Rwanda mu kiganira gusa urabanzwa mu kwita avance ni ikibazo cy'umusaruro niko babivuga ariko Ojera ari muri operation ya Paris ariko polisi ari operation ifite nzababwira akarebu Karebu ari mu bantu bafite amafaranga $50,000 yicaye nk'ahantu 300 wenda cyangwa 400 yicaye hano ashobora gukina polisi so iyo operation ya Karebu yise yivangamo ishobora kuba ari yatumye Ojera n'abareba batangiye kongera gutekereza ko ashobora kugaruka muri Rayon Sport. Hari ibiganiro byatangiye gukorwa n'abantu bamwe bari indani muri Rayon bari kumwe na Baptiste Kayiranga ni nawe uri kurekritira Rayon Sport ayo makuru ya Baptiste Kayiranga ubu niwe uri wishyira mu ntambwe cy'ururade ntabwo uri buyandushe ubu niwe team uhagarariye team scouting Rayon Sport uwitwa namenye hirya bakubise hirya mu bisheke ngo Espoir muri phase retour yakinishije umukinnyi w'umukongomani urumva akinira ku mazina y'umunyarwanda kandi umunyarwanda yarahari ngo Espoir yari yerujuje abakinnyi 30 yongeramo ikuramo wawe bisaba ko kugira ngo yongeramo umukinnyi iyo wujuje ushobora kubona abakinnyi bandi ufite imvune ukazamura abajunior utarengeje 3 yego byo ndabyemera itizamura umujunior amazina ye akinirwaho na wa mukongomani okay urumva ngo umukongomani yakinaga kuri lisansi y'uwo mwana wo muri junior kandi ifoto ari y'umukongomani noneho Muhanga yazanye ifoto ibyangombwa yakiniyeho akina muri Kongo biriho ifoto isa na yayindi iri kunuza iri kuri lisansi yakiniyeho mu Rwanda ngo amazina kuye muri Kongo afite imyaka 32 hano afite 18 Jesus Wagwan my people mumeze mute bantu bacu mumeze neza aho muri hose hirya no hino yaba mu Rwanda muri Afrika y'Iburayi ku mugabane wa Aziya ku mugabane wa Amerika mukurikiye The Bonds twizere ko mumeze neza cyane 5/5 ni ibiganiro nkuko musanzwe mubizi tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye twinjiye muri sama tuvuye mu mikino abantu badukurikiranaga cyane muri sport tuvuye muri championnat yarangiye birumvikana Rwanda Premier League ejo bundi aperi yitwara ubu kigezweho n'ikiciro cya kabiri gushaka amakipe asimbura Etoile na Sunrise ubu noneho twinjiye muri sama tuje muri show nshya yitwa ayo mu Ndake
ushobora kwibaza ngo uri kumwe nande mu yo mu Ndake. Abantu benshi mwarabidusabye ko aya makuru yo mu Ndake tuba dufite yaba muri sports entertainment tujya tuyabagezaho 5 kuri 5 amasaha nkaya buri munsi kugira ngo mashe kwinjoyinga show imeze neza cyane. Nitwa Jonathan Hazard alongside MC KIBAYA Devix number 1. Kibaya fatano. Go on bro. Umeze neza? Ni neza yo mu Ndake. Araga kawe. Yiniraga tugomba gukora yo mu Ndake ndi kwinywera. Yaba ita yo mu Ndake Rayon talk show. Ndi kwinywera ka Skol Lager ntago turi kumwe na Skol Lager ndi kwinywera Skol Lager. Tujye dutandukanye ibintu bana bakire baje batwumva neza. Baje banatugana. Ariko ni kinywaji cyiza gishobora gutuma ijwi rituragurika fresh. Ibintu byose bimeze neza cyane. Dusuze n'abantu muri Skol One. Katubwire ngo mumeze cyane yamba abantu biwacu mu nzabe biwanye. Tubabwire ngo aba Rayon mumeze mute? Aba Rayon bari tayari uyu munsi yo mu Ndake. Tujya kuba kubita Ndake. No abantu ndashaka ko kuko iyi ni show ya mbere dutangiye ariko izahoraho. Turi kugira ngo tubahe icyo bita introduction y'ibyo tuzajya tugarukaho mu kiganiro cyacu ayo mu Ndake show. Ntanga se ayo mu Ndake talk show wabyita kushaka ayo mu Ndake tuzajya tuba dufite segment ya sports and entertainment njyewe nitwa Jonathan Hazard abantu baranzi oya nanjye MC KIBAYA baranzi ninde se bazi cyane ntagaba muri iyi industry aha ni mu rugo rero aha ni mu rugo kandi nishime kuntu munyakiriye murakozi wacu buri munsi uzamutubona yes MC KIBAYA MC yabana tumanza turebe sasa rero kuri bike birimo biragenda bituragurika kugira ngo tumanze duha abantu icyo bita ubusobanuro mu kiganda bita ubunyonyoko ubunyonyo twareligwe tubanze tubakubite ubusobanuro bw'ibintu ukuntu bimeze. Turaza kwibanda cyane muri gice cya entertainment tureba amakuru ari kuvugwa ni byinshi cyane. Tubafite The Ben kumeza, tubafite Bruce Melody kumeza, tubafite Shiba Karungi kumeza. Ari we muntu wa mbere muri East Africa uvuzwe hindi taboneka mukanya murabyo igiye kwa nkimwe ya Sani yo kuri moto no muri piscine tubafite ibintu birimo byinshi cyane muri 155 EM harimo amakuru bro harimo amakuru kwa coach Gayer harimo amakuru ejo bundi samedi bararonchingira Kigali Universe turaza kuyigaru turiyo hariya tayari tubanze tugasoma ndiyo utazagira ngo tuzaba tuhari live tubagezeho ukuntu show izameze ngo hateguye umukino uzahuza abacuruzi hari undi uzahuza abasani abahanzi nyine ni abasani bahagarariwe na Bruce Melody akaba y'abacuruzi yahagarariwe na Kensi ndikumva ari byo akazani aba legend ihagarariwe na Jimmy Gatete bakina na Agiye Sport n'abanyamakuru ba sport iyo niyo uzajya gukinira wenge ntago ndimo aho ngaho oya urimo mu bahanzi zakina mu bahanzi ariko tuzaba tumeze neza so ubwo urumva tubafitiye iyo package y'ayo makuru atandukanye. Turaza no kwinyuza muri sport gatoya turebe hari inkubiri iri kuvugwa mu cyiciro cya kabiri ya equipe yitwa Espoir n'ikipe yitwa Muhanga harimo amarozi n'amanyanga Juju n'amanyanga turaje tubikubite Espoir ntago byanongora turabigaruka harimo amanyanga ya danje nakubwira impamvu bitanongora kuri Espoir ariko sport urabizi ko Rayon Sport ari mu bwino buteye ubwoba ari mu bwino abareyo ndabahereza ubwino ubwo ibindi byose iyo ni Ndake nahandi wabikura atari Ndake Rayon iwacu we Rayon twababwira ko iki kiganiro cyacu n'ubundi tuba turi kumwe na Valhalla Lounge ni kuri 40 neza mu cyapa cya 40 uzamukaho gato nka metero 100 ukareba ibumoso bwawe niba uzamuka uhita ubona ahantu hameze neza cyane muri Valhalla urangiye neza hari ibiti ubona ibiti na company ya betting iyo ugezeho uhita winjira gutyo mu gikari company ntago tuyamamariza naho ngaho ariko nabo batugannye twabakira ahantu ni hano hambere ushobora gusanga restaurant nziza igikoni cyiza ufite igikoni kimeze neza cyane ibyo kunywa bamaye karaga kakonje bien angani ho sawa umunyamugi ushaka gusohoka na sheri we nagane hano fresh so ubwo urumva rero naho ngaho tuba twibereye 5 kuri 5 ni igikoni kimeze neza cyane bafite umushefu bamwita umushefu iyo ujana ukabati ndashaka chef barambwiye ngo yave ngo niwe watekeraga mukasanga Salme mu gikombe cy'isi naho ngaho so ubwo urumva rero na buri kimwe cyose bagira umwihariko buriya wo gutanga kalanshi ka saa sita ako bita fish finger ntago ndabirye fish finger abari
aba ari indyo itekanye ruzungu imeze neza idahenze. harimo ijambo bita finga. Ubwo fish finger cyane ikiganza cyiwe yamye. Uyu ni speciality hano iwacu kandi mujye mutugana muri Valley Hala. Reka tubabwire ngo tubagane, turi kumwe kandi n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. hari Giselle Driving School. Yes, nawe Norvege nawe yakwigishije ubona permis. Hari na Techno Market Preaching House nayo vuba naho murayibona aho ngaho kuri screen. Ibintu byose meze neza cyane. So ni ikiganiro rero tugiye gutangirana uyu munsi kuzarinda kugera iherezo natwe tutazi, ariko icyo dushaka nyaboneka nuko mudukurikira mukatwereka ko mudukunda, mugafyonda aho hasi kugira ngo ibintu byacu mutwereke ko mwabihaye agaciro gatanu. Subscribe, like and share the Bond Entertainment TV. Urumva ni entertainment tu. Yeah man. Umurunga. So niko bimeze. Umurunga uzi cyari cyo. Nukuvuga ngo dufite slogan yitwa The Bond is the connection. Ya Umurunga ni connection. Yes. Umurunga mu Kinyarwanda ni connection. Yeah. Reka dutangire, reka dukubite tubangura. Duhere muri showbiz gake kugira ngo duherutse muri sport, ko sport zibazirimo ibintu byinshi by'utunyanga. Sport tuzajya mbakubitaho duki, ariko banza kubita abantu, ariko ubiyereke muri entertainment ubereke ko waje. Okay, reka duhere rero ku nkuru ya Miss Black World Festival. Ako kantu urakaza? Miss Black World Festival. Ubwo ndi kumva ni festival y'ibikarasa. Okay, Miss Black ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu hari habayeho kongera kwiyandikisha ku bantu bagomba kwitabira, ariko abantu biyandikishije bose bagomba guhura ku itariki 25 yo first edition izaba z'ukwezi kwa gatandatu. Mu kwezi kwa karindwi 25 z'ukwezi kwa gatanu I think nibwo bazakora, nibwo iyo first edition izaba hano mu Rwanda. Noneho ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu hakahita haba icyo bita gutora iyo second edition, ho bazatora abantu 10. Abo bantu 10 rero ngo bazajya hehe? Ndikubaza ukuntu bazafata abantu ni Miss Black, abantu bibikara uburyo bazajya gutoranyirizwamo 10 Dubai mu Barabu. Akana ko nagashya bano tipe batuzaniye. Tuzakomeza tubagezaho amakuru yabo. Nagira ngo mbahe amatariki gusa mwumve ko 25 ari first edition, le 16 June cyangwa kwa gatandatu ari second edition. Hazavamo bazabanza bagendera 25 ubwo ni mu cyumweru kizakurikira kiri. Yego, bazagenda batoranyemo abasigara 16 bongere urugo no kwiyerekana. Ni edition ya mbere. Edition ya kabiri ubwo baza bagatoranyamo babantu 10. Abo bantu 10 rero wese uri gikara wemereye kujyayo. Ngese ndo umukobwa oya Miss yaryo bashizeho Miss bora na se muhungu yajyayo. So muhungu se umukobwa. Ya tuzakomeza tukurikirana amakuru yayo kugira ngo tumenye ababiteguye, impamvu bateguye no Miss Black. Tuzanabagerageza tubashake hano batuganirize impamvu bateguye ino gahunda ya Miss Black World Festival. Dukomereze rero ku nkuru yo muri 155. ariho tujyase cyadere kwa Ben uzinguri hari. Oya ngembwira tumanze kwa Ben mungu hari event yari yakoreye state. Hari event yari yakoze ari kumwe na Kenny Soro. Iyo event irangira twari twabonye post ya Pamera ejo postinga iwe apostinga atwite. Abantu baribaza ngo Ben yarababeshye. Ben yari abanje post ya postinze ejo ari gukina ikarita yerekana inzu yiwe. Ahita atoranya ikarita ya Joker. Muri make yabaye iki Joker wateye indande. Oya logique ko na dusubiremo. So umuntu yerekanye ikarita ari gukina ikarita mu nzu anatuye. Arayacanga amaze kuyacanga atoranyamo Joker. Hakaba ari abanje post yerekana ko umugore atwite, umugore yari yapostinze babimuwaje araceceka. Arangije mu gitondo kubasubiza yiserekana ko ari Joker. Minsi kuri Joker uburenza abantu bose. Joker ruta bwani ruta ibintu byose, ni umwami wa byose. Bivuze ngo bya bindi byinda birashoboka nabyo. Pamera twitegura umwana Ben na Pamera vuba. Arahari se ntago ba posting ibintu. None se ejo bundi nanone nabonye post bameze nkaho bagarutse inyarugenge. Bari Nyarugenge bwo mwayibonye post irimo Mutesi Jolly irimo irimo Butera Knowless irimo Tom Cruise n'umugore ku isabukuru y'umugore wa Tom Cruise. Right, bari batipe rero kuntu bateye, ariko nkabona Pamera wapi ntawagwa. Ntago bane batipe ba postinga ikintu cyako kanya. Abatipe nago social media ariko bayikoresha nkuko twebwe tuvuga nk'ubu yakoze show sibyo. Ntago ubu ntago wari wayibona yayikoreye state ari kumwe na yayikoreye Canada ari kumwe na Kenny Soro.
mwumva iyo poste we nta poste wari wabona iyo show nta kintu nari nabo ahubwo yiboneye poste ari gukina ikarita ya ducanze nonse si joker bivuze ngo iriya poste nabonye bameze nk'abari i Kigali ni ya kera yego ishobora kuba imaze igihe kubera ko amakuru mvana ku bashuti ba hafi kuko mfite abajama bagendana na Ben benshi cyane nakwiye kuvuga bavuga yuko Ben ikintu kiwe kimenya nyuma nkuko igaruka rya Tough Gang naryo nashaka kuza kwitsa uno munsi nafite amakuru hamwe rirahari cyane n'indirimbo shashye igiye gusohoka oya indirimbo irimo P-Fra Bulldog na Green P bafashijwemo na The Ben iyo ndirimbo igiye gusohoka vuba soon coming soon kuko na P-Fra n'ingoma yasohoye deja batangiye gukora Tough Gang igiye kugaruka so ibyo byose bimaze igihe ari projet zakozwe kujya Green Pave Dubai ariko tubimenye muri iyi weekend so bivuze aka kanya kubimenya n'ibyo byinda uzabona ifoto kuko ntago ndabona Pamera nyine ngubone nabonye post mbona ibintu bisanzwe ndavuga nicyo kikwereka ko Ben ari umustar asubundi Ben na Pamera bakoze ubukwe ryari se bundi nejo bundi neze muri gushaka inda y'uyu munsi ngo Mico the best yakoze ubukwe yihute yakoze ubukwe okay reka dufate Ken Soro wejo bundi nago umugore yenda kubyara nyine yagiye mu murenge ejo ese ugushatse kuba ko na Ben cyamwihutishaga ari icyo ngicyo niyo gahunda ya leta oya no gufata ako reka ngubaze kano kanya nkawe Jonathan sibyo wenda ukurikira industry ako wenda si nyibamo around so ubu nkubaje nk'abahanzi batanu mu myaka yawe kuva 2022 2024 bazima kuri wewe batanu ba hano mu Rwanda bambaye imyaka 2 yego babavuka bashase nyine bari trended kuva muri iyo myaka 2 ni melody ubone wa mbere wawe abo bantu bari trend yego tutagiye se kujya kureba n'ababandi ngo imyaka 2 uyu munsi none ngewe nyine ku buryo ari indirimbo nawe kwicara ukayumva biri no mu bintu byatumye nshika intege mu muziki ntago tugifite music iri nyine wakicara ngo wumve nkuko rero niho tudahuriye niyo mpamvu uyu munsi ntago ushaka gufata nta muntu wo mu Rwanda w'umuhanzi utrending ibyumweru 2 ndaguhereza ubu trending imyaka 6 kandi nubwo bukiriho Riderman na Platinum abo nyine ni so ikintu nshaka kukubwira ni kimwe The Ben n'umuhanzi wa Danje unarenze bro wa Danje ndikubwira wa Danje kuko ntabwo mbwira ngo The Ben ushobora gukora show sibyo nta post yo wabonye show ikitabirwa King James arabikora mbwira show heruka mu King James bo nuko ayifite ibintu bya business byo ku ruhande ariko James na social media agera kandi show ze ziba ziri icyo nshaka rero kukubwira The Ben ibintu bye byose biza bimeze gutyo ni ukuvuga ngo umugore aratwite vuba urabibona ngiye tuzagaruka n'ubwa ngo bibaru gutwita nibyo ahubwo ariko ubukwe bwa The Ben niba nibuka neza turi mu kwa gatatu nasibwo mu kwa gatatu hari Kalisa yarasezeranye mu kwa kangahe nawe barakurikiranye none zega nizo rwo yasezeranye umugore ko abagiye kubyara ariko agiye ariko nara inda nini n'imfutsi ifite amezi 7 ubwo jewe icyo numvaga tutashyiraho amakuru cyane nukwibaza ngo ese Pamera aratwite okay uburyo bw'ifoto yashize kuri social media ziwe ntago aribwo twakibaza ko iyo ndarika ingana ahubwo agiye kubyara nose n'abantu babyera indita amezi 2 akabiri ko kurabi nabiri nabukora ubwo mu kwa gatatu twasinya amasezerano muri za tekino bwa mbere abantu barebye Pamera oya twasinya amasezerano ya mbere mbere yuko aba brand ambassadors muri kuri la tekino boda tekino jomondi hari amasezerano mbere bigize gusinya ari babiri batarakora n'ubukwe abo bantu basinyaga amasezerano baticaranye atari manager na shari bicaranye ariko biganiraho tugereza rero tureba umusaruro wabyo yatubifuriza ibyiza ubwo mu yandi magambo inkuru irimo nuko nyuma y'amezi 2 bakoze ubukwe umwana ari hafi nyuma na Ken Soro nuko bimeze we nagakoze ubukwe nyuma yo kujya mu murenge kugira ngo twereke gitifu ko tuzaza kubaruza umwana tugiye kubyara harani sawa Ken Soro abikoze ruzo no munyamuki muri 155 ubwo Ben ikigaragara cyo turamusoje Ben naguri yajyabura amakuru yatangaje ko ari kwitegura umwana ni jokeri katugeze n'umwami w'abami muri 155 am kwa coach Gael hari kantu nshaka ko twari turi kumwe kuri match ya APR yego Bruce Melody ari kuri list y'abantu agomba kuza kuririmba ibyo bintu byanateye saga abantu baravuga ngo Melody bapfuye ko batamuhaye stage ngiye kamanze mvuga amakuru mfite hanyuma niba umvuguruza sawa nukuvuga ngo Melody yagombaga kuza yabatse $5,000 yego sibyo akaza agakora stage
yari kuririmba ari uwanyu muri mwanya Riderman yari arimo ni melody wari ugombaga kuzamo ubundi byabiri biteganyijwe ko Chris izarabanza Riderman aze half time melody asoze niko byari kugenda hanyuma melody arangije avuga ko atari buririmbe playback cyangwa se semi live yego okay playback na semi live biratandukanye ariko byumvishe neza Riderman asa nk'uwaririmbye semi live kuko narabyumvaga so nubango melody yasabye full live asaba na bande ko banamwubakira stage babona mu bintu bari bateguye babona mu bintu bari bateguye ntago ibyo bintu biri bukunde ntago donc umwanya bafite stage niki ntago biri bukunde melody ati rero ntago biri bushoboke urumva ayo ni amakuru yanjye binavugwa ko umuterankunga mukuru wa shampiyona Primus ariyo abereye brand ambassador yagombaga gushyiramo ukuboko kujya melodaze kuko n'ubundi asanzwe ahembwa ku kwezi ariko bakagira bike bakavaringa aperiyo iragera irasaba ati byose mwabidukavaringiye niyo stage mukayitwubakira Primus irabihakana ati reka twese bije yarasohotse so ayo niyo makuru ahari yatumye melody yanze twebwe aba sportif cyangwa se aba mupira tuzi ko melody yanze kuza bijyanye nuko batamuhaye ibyo ashaka hari ababihuza nuko Bruce Melody ashaka kuba ari umufana wa Rayon Sport ako ni akantu ka mbere hari ababihuza yuko Bruce Melody afite ikibazo cy'uko yagabanyishije iyo operation ntayo nza ahubwo yitubwire inda ya melody nanjye ubu nagenda bakankora surgery ngo ngiki inda ya melody okay amafaranga ntago APR yabuze tuvugisha ukuri to be honest APR ntago ari $5,000 by'idolari buretse n'ibihumbi 10 melody APR yabimuha kugira ashimisha abantu niyo stage kubakwa abari bafite sound ntibari gushyiraho stage hariya ntago byari gusaba amasaha 2 no kuzana na track ifite stage ntibyari kubananira kuko aba n'abantu basanzwe bategura ama event ahubwo Bruce Melody yararwaye iki apana utangiye kuzana ibintu ntumwe nango Melody ntago twamubuze kuri stage kubera ko mwamubuze subundi mwamubuze bamushize kuri affiche mbere kuki mbere yego kubera iki byagize kuwa gatanu kuwa gatandatu yari yabanje match ya Rayon Sport na Kiyovu nibwo byavuzwe ko Bruce Melody atari bugire gute atari buririmbi kandi abimaranye iki iminsi irenga 3 bivuze ngo ya minsi 3 yari abimaranye ubundi ikiganira n'umu artist hano mu Rwanda mu kiganira gusa urabanza ukamukubita avance akabanza akayikenyerera kandi Bruce Melody ikikwereka ko ibyo ngibyo atari byo byananiranye coach Gaël ni n'umujyanama we reka tubyite gutyo akaba na boss we boss n'aba boss ariko coach Gaël niwe boss kandi twabonye umwe muri 155 mari muri stade Jimmy Gatete the legend nese nawe yasinye amasezerano urani mubyara we kandi muri Kigali Universe harimo ifoto yiwe ntiyabisobanuye se mubyara wundi ninde ngo Gatete ni mubyara wa coach Gaël icyo ceka yarabisobanuye none se akigera kuri aeroport batse audience ndetse bayaka coach Gaël ariko coach Gaël niwe wamuzanye kuko Gatete yari yaje kuri invitation n'ubushiza zano mu Rwanda yaje kuri invitation y'igihugu mu by'abavetera coach Gaël niwe babazaga kugira bavugane yanze kubyishitangaza amakuru nyenda byibuka bivuze ngo uko kuboko kwari kumwe kuri muri stade Melody akorera nde Gaël Gatete yaje muri stade kuko Gatete nagumbwira ngo yaje ngo gufata igikombe ngaze legend gusa oya ntago legend se mu legend wa polisi nawe yaje yari kuza ni nuwareje ngenda kubwira nyine ibyo nibukana muri legend wa polisi ko ndibuka kina muri polisi ntamwibuka kina muri Rayon Sport afite akamodoka k'umutuku bivuze ngo rero Bruce Melody kibazo cyari ryari n'uburwayi arwaye iki safite concert ku itariki muri Bruxelles bwacye posting iki bwacye mu gitondo yanze kubivugaho ibintu bya APR kana mbere yaho yari na post yari yigize agira gute ashyiraho yahise mu gitondo ku itariki 6 yahise ashyiraho ko afite show i Bruxelles ku itariki 3 z'ukwezi kwa 7 2024 azaba ari kumwe na DJ Marno sibyo ara posting ahita posting abantu baramubaza ati se ngo gahunda yo kwibagisha inda ivuga iki ejo ari live kuri Instagram yiwe bro Melody burya kuri mu live ya Instagram yerekana kino gice ariko inshuti ze za hafi ziba naho babana bahorana muri stu Bruce Melody yakoresheje plastic surgery oya nusanga atari byo yindasi
inda arayibaga bahungu bane bateye abdomino zaranze nago umuhungu wanjye zaranze aravuga ati reka mbirangize gutya man for real nabifobya navuga ko atari byo nkuko n'abantu bari kubivuga nashire video abihakana ntago na video ari gushira wowe uri gushingira kuki ndi gushingira ku bintu bibiri icyambere umunsi wa event yari Nyamirambo yagombaga kuza kuririmba report yararwaye ariko bananiza APR muri ubwo buryo bw'ama stage ntago zabuze kuri APR bro yararwaye nabo barabizi arabano muri none se plastic surgery yakozwe ryari kubera iki arwaye yakorewe state kuko ava state yagaruka mu Rwanda nta wabimenye kandi yazaga ku kibuga cy'indege ugasanga abanyamakuru turuzi nta wabimenye yaraje ahitagera Kanombe aryama irakorwa so rero aracyari gufata imiti yo kugira ngo abanze amere neza niyo mpamvu nubona hari show event akoze mbere y'ukwezi ko kurangira paka mu kwa karindwi Imana izamana ubu nta wowe uragira uti kugira ngo Melody ahinyuze ibyo MC KIBAYA yavuze nashyire video hanze kandi for real yinda tell the truth cyangwa ze duhurire ari ifoto dusangire minyoni noneho turebe ko inda yashize minyoni nindese minyoni ni utuntu bateka twinkoko mujya musangira na Melody oya arantu tajya turira twese ana muri showbiz ndabakunda cyane aha ubwo bivuze ngo abafana ba APR bamenye ukuri nukubera ariko nibongere kubihuza n'ibintu ngo bya Rayon Sport oya ngo cyangwa APR yabuze amafaranga umufana wa Rayon ngo Riderman afana Rayon Sport Chris is afana Rayon Sport byo turabizi nunes amafaranga manana atandukanye nangiye baza kumamagara twabonye umuvandimwe nese wowe ni wari kujya gukora iriya show MC Brand safana rero se inshuti yanjye Lakise ni yayikoze ari umuyovu yego niyaje akanya ka microphone yarashema ngo KIBAYA ngo mereza microphone ndabwo ari umuyovu nayo ngo mani mereza ivuga neza anyakana micro ya show asha yanyatse micro ya show kandi ari ngiye bakwiye gufata micro ya show ari ngiye MC mukuru amafaranga ni musama kwere baba ariko tukiri muri 155M Kigali University irafungurwa ro 18 kwa gatandatu yego tuzabigarukaho muri show za mu weekend kuko ubu ngubu turi kugira ngo twinjire mu nuza ejo dufite ikiganiro kwa gatandatu dufite ikiganiro iyo tuzayigarukaho dufite information umaze iminsi wumva beef ya nako saga iri mu njyana bita Afrogako Afrogako rayize Afrogako ni njyana yazanywe na sinzo bayitiriye ariko bayita Michael Makembe Michael Makembe niwe nyiri Afrogako wanyawe kuko ni umwana Julian Makembe abereye nyirasenge so iyo njyana rero irimo Afrobeat ivanzemo na gakondo kuno na trapish so umtipe yakoze iyo ngoma ndabyuka muri Youth Connect yaryari summit yigize kuba yarabikoze element yarataraza mu muziki 155M na element baje kuyiyitirira akajubona naje kubona element abihinyuza ati ndabyemera kare wayizanye no element arashize remeye yeme element ubundi oya ariko Peter bari ariko mufite ikibazo tuzakigaruka Okay, reka turangirize kuri nkuru yo Uganda tujye mu makuru ya sport ho gakeya sibyo Shiba Karungi urabizi ko afite inda y'amezi 4 itagivugwaho rumwe yaka ibintu bitinda muri iyi minsi n'ubwa mbere agiye kubyara ariko Shiba oya ntabwo ubwa mbere agiye kubyara ahubwo Shiba Karungi mu minsi yashize yagize gupostinga ifoto ko nta mugabo agira nawe nanjye nabo mugabo we mugwe ngo paze buri muntu wese ufana Shiba n'umugabo we nawe arabikubwira so Shiba Karungi ejo mundara mujama bita Kasuku apana Kasuku yunguyo hano Kigali hari Kasuku wowe wa Uganda yakoze ejo yakoze iboro kuri YouTube yiwe aravuga ngo Shiba Karungi atwita inda y'amezi 4 ndabihamye ngo nubwo yagiye kuri Sanyuka TV akabihakana na posting ifoto ibya bindi kubwira Melody na posting ifoto Shiba nayo ya posting amezi 4 yagaragara iragaragara biterwa n'umuntu kandi kirabyushya cya Shiba arimo hari abantu batwita inda zikabamira ntizigaragare bona umushara kujya kubyara utarabimenya bro ukabona ibise byamufasha ushaka gusanga n'ameze nkuko bitewe na sport bitewe n'iki ariko aratwita Shiba Karungi okay tubanze twinage muri Murera tujye muri Murera ndasoreza muri iriya operation y'Irusizi Murera bite Murera tubakubita utuntu tubiri twikomereza tutarenga kuko tumureraho
nukudondosha dufite amezi 3 yo kubwira abantu Murera urabizi ko transfer ya mbere yose urabizi neza yuko ubu ngubu ikintu cya mbere kigiye kubaho urabizi ko agiye kuba Sekafa Kagame Cup yego urabizi nayo izabera muri Tanzania hatume amakipe 18 nako hazajya amakipe 18 yabaye ya mbere wabo muri champion Murera urabizi neza ko na Simba zishobora gutumirwa nk'abatumirwa yego birashoboka that's why rero ubu ngubu Murera nabo bari kubitekereza bagiye kuri pressure ubuyobozi bwa retired captain Jean Fidel Wayeze niko yavuze ngo tujye tumwita ka captain ukavanyeho mba nishi grade kandi nibyo numupapa nubaha muzima cyane muzima nago njye mbeshya umuntu wese yobora ikipe akayarwana yose zikarangira nta kibazo afite umuntu uyobora bare abakazi rero nubuke nunyanyagire batangiye rero gutekereza uburyo bwa recruitment ari nako urabizi ko mu kwa gatanu bafite umwiherero yego y'imisi 3 bamwe babyise ingando abandi babyita bazakorona telefone ngo telefone muzazisiga ibyo byo nukuri kireka najyana abantu batagira busy oya telefone ngo telefone uzajya winjira mu nama uzisige muri box nuva mu nama uyifata ariko numva ko atari ibyo ntago bikwiye ariko operation nzayizana ndayifite naye ndayifite mutubwire ari abantu bahaye nzajya nkurinda kugira ngo utamena hasi kugira batazakubirindura ntago bambirindura njye mvuga ukuri gwari inkuru y'umuntu bita Ojera muri polisi urayibuka ndayibona Ojera babashaka kuvuga ko bamuhaye 30,000 n'iki urabizi ko yasesha amasezerano mu ikipe yararimo yego Ojera agombaga byatewe n'iki ko agiye ejo bundi aka kanya amezi 3 ashesha amasezerano saruro byanze wenda kandi yakina gusesa amasezerano kina sinzi igitego cye ni ikibazo cy'umusaruro niko babivuga ariko Ojera ari muri operation ya Paris ariko polisi ari operation ifite nzababwira akarebu ngaho Karibu ari mu bantu bafite amafaranga 50,000 yicaye nk'ahantu 300 wenda cyangwa 400 yicaye ahantu ashobora gukina polisi so iyo operation ya Karibu yahise yivangamo ishobora kuba ari yatumye Ojera n'abareba batangiye kongera gutekereza ko ashobora kugaruka muri Rayon Sport hari ibiganiro byatangiye gukorwa n'abantu bamwe bari indani muri Rayon bari kumwe na Baptiste Kayiranga ni nawe uri kurekritira Rayon Sport Baptiste Kayiranga ubu niwe uri wishyira mu ntambwe y'umunani ntabwo uri buyandushe ubu niwe team uhagarariye team scouting Rayon Sport uwitwa namenye hirya bakubise hirya mu bisheke ibyo byo ndabizi ako nibyo ntago bambwira ko abantu bari kumva tubanze tubigire kuko uyu munsi wa none turi hano nk'abanyamakuru yego ntago turi ariko abantu bari kumva Kibaya asa nk'uri guca hejuru ibintu bya Rayon Sport Kibaya ni umukozi wa Skol ngereka mbivugira bivuze iki rero ntago Kibaya umvikana ibintu bya Rayon nuwango Skol ni uruganda kwarwo Rayon Sport ni institution kwayo yego wibivanga ngo rengo oya ndabona za Skol navuze buretse ko ndi kuyinywa Rayon nayivuze nyene ndi kunywa Skol Rayon ubatse gato Rayon Sport nutabivuga ndabyivugira nta uri bugutera amabuye Ojera ari mukuru urugero rwa 40% ntago urajya kuri 50 ashaka kugaruka muri Rayon Sport yego aragarukana n'umugabo bita Andre Willy Esombe Onana muri Simba byanze kandi nanone hano ikipe yamushakaga ni imwe Nyamukandagira yamushatse ariko kubera ko Nyamukandagira gushaka abakinnyi bafite amazina bari gukina kuko ifite n'igishoro Rayon Igaruye Onana yabihombye ntago yabihombye Onana yarabeshya bareye ariko Onana rega iyo ugeze muri championnat professionnel nk'iriya ntukine bigaragara nyine ko buri gikenyeri Rayon Sport umuntu yagarura nkabyemera yitwa Ojera Joachim uriya mugabo ni umukozi baba ariko Onana araza gukirira izindi 7 so aba Rayon bibabeshya inkuru ya muhajiri muri Rayon nta gihe itavuzwe ahubwo kugira ngo ishyirwe mu bikorwa byabaye ikibazo yicaye no muri office ari kumwe na Sadata arasohoka ati ndaje urabyibuka agiye muri Kigali bamuhaye sheke itaba uyu munsi wa none Rayon Sport ntago ndi kuyibona ireke abakinnyi babaje ngemba baranga ba legend cyane bashizemo yere kubona isoko ryo mu Rwanda nk'ahantu
yakura umusaruro w'ahazaza. Rayon Sport ubu uyu munsi none nijya mu Rwanda, yego bakoze neza guhitamo Kayiranga Baptiste, nagenda bashakira impano z'abatarengeje 23 batanu bakire hari. Ibyo byarangiye kubera ko nimba Kayiranga yatangiye gutekereza aba Hamisi Hamisi Hakim arajya muri Rayon, ari gutekereza abakinnyi bafite vision, bafite avenir, kuko n'ikipe iheruka kujya mu matsinda ya Baptiste asize akoze. Yes, baraje bavanga amere manye y'aba Masudi na ba Minerte baragenda. Baptiste icyo ndacyemera, nafatire meshanu z'abakinnyi batangiye imyaka 23 akubite hariye. Umwaka abanyamahanga si 8. Yego. Forum koko Rayon Sport manura 8 beza. Kubera itazasohoka ni manure 6. Oya 8 nubango kereka ari babandi umwaka umwe ba Rayon Sport. Ariko umukinnyi umwaka umwe muri Rayon Sport ndabivugiye hano ntibizongera kubaho. Oya nanjye simbyemera. Kuko nimba ari abantu batekereza nicyo kibazo cya mbere kibagoye cy'umwaka umwe. Uyu munsi nicyo kintu cya mbere ntemera. Bakubita imyaka 2 umuntu aza kubita umunyarwanda mukubita 3 umunyamanga mukubita 2 diri rangire. 8 bameze neza kuko championnat Rayon Sport ikeneye urumva no mwaka irababaye. Umwaka wabaye ne branche kuri yo cyane, bivuze ngo ikeneye mwaka gukubita itababarira. Aperi zabikomeye zabi ikipe iri kwibaka kujya mu matsinda cyane, polisi zabikomeye zabi ikipe iri kwibaka kujya mu matsinda. Kiyovu Sport nta wamenye aye Kigali imeze kure yagarutsemo n'uzi polisi zabikomeye shakaga Nigeria. Oya ibina ni byaba ari kare babeshe ibyo bihorere ijuru yaza muri polisi gukora iki nibibaho nukure kurara utangukazaragarije polisi n'ubwangu. Iyi polisi iri ku rwego rw'uko ishobora kujya muri aperi gakuramo umukino cyane ishobora n'uyu Muhire Kevin mu bango yasezeye mfite amakuru yakatika no Muhire Kevin ntago yasezeye. Tubigarukeho reka mbabwiza ukuri. Muhire Kevin ubwiwe muganiriye arakubwira ngo Rayon Sport ni inyegera. Ndabikubwira ibyo bintu n'ukuri nkuhaye ninyegera tuzaganira. Kevin ari Kimihuru ari hari Kacyiru ntazakinira zagaruke muri Murera. Muhire Kevin ari Kacyiru arasohokana na polisi ibintu muri Murera nago basohokana nago basohokana ubwo nta mafaranga nicyo twavuga. Nyine Rayon Sport nayo ubwo icyo navugaga niki Rayon Sport nitabikomeye no kuza muri 5 za mbere bizayigora cyane. Niyo mpamvu igomba kubaka ubu kugira ngo ihangane nara gukora amakipe ari kwibakira amatsinda cyane. Iyo izagaruka noneho ishaka kuyajya nayo ishaka gutwara igikombe ngisoro izagitwara ite ku ikipe yibatse nka polisi imeze gutyo. So niyo mpamvu rero Rayon Sport mu bintu bya mbere ikora iza n'umunyamahanga 8 furu mukoko ikubite hari n'abanyarwanda batatu bake mu kibuga ba batanu bavemo batatu beza. Urumva ariko ibintu byo itongeraho bari abangahe 8 isigaranye. Uyu Kadimu bashatse bamugumana. Kadimu bamurekore. Ndiyaye ntumwemera. Ngewe ntumwemera nk'umuzamu. Impamvu ntamwemera faze yakinye faze retour. Ndiyaye n'umuzamu mwiza. Ariko yizera nawe muri bya bibaba. Yego. Kandi ikindi cya Ndiyaye kikosa cya mbere. Buriya iyo wumva ko wagezeyo muri Rayon Sport. Akazina akantu gato cyane kahita kakumanura. Ndiyaye ashinjwa kurya kuri Bugesera. Acya itego bamutsinze. Igitego agapeti kate ka Kennedy kandi. Ne kakanje amake kibumoso kate baro ikamucano. Ya bamushinja yuko yarafitanye diro na police. Kandi diro ko kwishaka kubinahari. Bo abareyo iyo batsinzwe bashaka ko babyegeka. Reka tureke ejo tuzakomeza kuri Murera dufite n'amakuru yose bizavugirwa ari. Ejo tuzavuga kuri Murera bigize. Reka tugane muri Espoir. Hari ubwo nuza inama iri Kunyero zatangira 17 kugera kuri 19 ngira ngo 17 ni kwa gatanu. Ni kwa gatanu kugera kuri 19. Ari nabwo bazahemba n'umukinnyi w'ukwezi. Ejo turaza dufite amakuru y'abantu bazageje. Bazageyo barazwe. Reka ejo tuzabagarukeho. Turabagiye barazwe. Bavuyemo abayoboye. Barana bazakora yabo sizuzi ko ari korerebero si yabo. Izakorwa ryari ko nubirimo. Abona zira saba ari gusangira. Oya iri bari gukora ibice. Operation Espoir rero Espoir n'ikipe yitwa AS Muhanga bari mu tayari AS Muhanga amaze gutanga ikirego muri Ferwafa. Nabibonye. Ikesi kuniteye sindi buyivugaho cyane tuzayigarukaho neje kubera amasaha. Ngo Espoir muri phase retour yakinishije umukinnyi w'umukongomani urumva akinira ku mazina y'umunyarwanda kandi umunyarwanda hari yarahari ngo Espoir yari yerujuje abakinnyi 30 yongeramo ikuramo wawe bisaba ko kugira ngo yongeramo umukinnyi
iyo wujuje ushobora kubona abakinnyi wenda ufite imvune ukazamura abajiniyoro utarengeje batatu. Yego byo ndabyemera. Ihita izamura umujiniyoro amazina ye akirwaho na wa mukongomani. Okay. Urumva ntango umukongomani yakinaga kuri lisansi y'uwo mwana wo muri junior. Kandi ifoto ari y'umukongomani. Noneho Muhanga yazanye ifoto yazanye ibyangombwa yakiniyeho akina muri Kongo. Biri ifoto isa na yindi iri kunuza. Iri kuri lisansi yakiniyeho mu Rwanda. Ngo amazina kuye muri Kongo afite imyaka 32 hano afite 19 18. Jesus. Urumva rero niyo kese. Ubwo urumva ikipe yitwa Ivoire Olympique bakinnye ubushize Muhanga itsinda Espoir itsinda kimwe yatanze ikirego isaba ko batera forfait kuko bakinisha umukinnyi utemewe. Espoir kayitivamo. No forfait Ivoire bakayihera amanota 3 yayo. None se sibageze muri sibabaye qualifier basigaje match imwe. Basigaje match imwe. Playoffs zizatangira kutariki 22 z'ukwa gatanu zisoje ku itariki 15 z'ukwa gatandatu. So ubwo ngubwo nihabwa forfait Muhangireti za muri playoff kuko niyo ibe ya gatatu. Ko bazagenda playoffs zagenda arebye. Ni Vision na Espoir. Ni Vision na Espoir. Ubwo nibyo nahise mbyumva. Yego. Ubwo urumva rero operation nzayiza mejo. Uzaduhe na operation y'amarozi. Y'amarozi nayo Espoir niza muri playoffs. Muzayamubona nk'ibisiga bigenda hejuru y'amata hariya hazagwa n'umuntu. Vision byagenze gute? Vision na Muhanga baba bapeza byagenze gute? Mu match yabaye amasaha 40. Si Mutebi na Nuza, si Mutebi na Nabdu. Ari hatari. Ubwo rero Mutebi se yo match yarahari kandi ariyo match yabanje akajya Bugande. Oya iyo ni retour ya hano ku Mumena. Fazare bakinye match imisi 2 baragenda bakina niyarangira bararara barongera barakina babyuka bakina. Nende kuvuga match dukoresha interview Mutebi hani wacu akavuga ngo Bugande kandi nzaza Muhanga nzayitera. Hari ababyara hatari. Football saho wakoze cyane Jonathan Hazard. Nakagaruka. Ikiganiro ni ayo mu Ndake talk show. Nuwango tuzajya tugaruka ku makuru utari wumva handi wumvishe Deben wumvishe ko we na Pamera rafiki kwibaruka umwana wumvishe Bruce Melody ko impamvu ataririmbye muri show ya APL aruko yibareye i Kanombe hariya niho gituye. Bari bamubazina. Yabazwe inda kugira ngo igabanuke. Nanjye mu ndangero ahantu ndebe. Oya ari imiti basiga myiza utarinze kujya kwibagisha plastic surgery. Nibyo. Hanyuma umvishe na Shiba, umvishe muri Espoir ndetse no muri Rayon Sport. Ejo tuzagaruka noneho ibintu byose bimeze neza. Subscribe nyabuneka. Abantu bari hanze reka tubabwire ngo wagwan twari turi kumwe na Valhalla Bar and Lounge Restaurant. Hanyuma turi kumwe na Gasco Lager. Oya ndikwinera Gasco Lager. Ariko hari Techno Market Preaching House n'abantu bakoreye iboro bya danje. Tuzavugana nabo bazaza neza hano muzamu wabo bazaza batubwira ibintu byabo bimeze neza. Ari umuntu bita Giselle uba muri 4G ufite company y'amamodoka igisha imodoka fresh n'umumama mwiza wa bien. Samugira umunsi mwiza nakagaruka kandi job bless. Yalla.